Okay, kanizere ko mumeze neza nongere mbaye ikaze hano kuri Game Sport Hub. Nshimire cyane mwese mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kuba tuganira kuri ino ekipe ya Arsenal. Ekipe ya Arsenal imaze igihe kinini cyangwa se imaze igihe kitari gito irimo igenda ivuga ku isoko ry'abakinnyi cyane cyane abawinga bo ku ruhande rw'ibumoso. Inyuma y'uko ino ekipe ya Arsenal igurishije uwitwa Leandro Trossard muri ino ekipe ya Besiktas, ndetse amakuru menshi akemeza yuko uwitwa Gabriel Martinelli nawe ari umwe mu bakandida cyangwa se ari umwe mu bakinnyi bafite amahirwe menshi yo kuza kuba basohoka muri ino ekipe. Ekipe ya Arsenal rero irimo iragenda ikora deal, irimo iragenda ikora move ku bandi bakinnyi batandukanye, abarimo Vinicius Junior, abarimo Badre Barcola, Kenan Yildiz, Nico Williams, ni abakinnyi bagiye bavugwa cyane cyane muri ino ekipe. Gusa noneho ndagira ngo turebe possibilities ndetse tunarebera hamwe amakuru arimo agenda avugwa cyane cyane kuri uno musore bita Antonio Nusa, abenshi batangiye kwita ngo ni Neymar mutoya. Uyu musore murabyibuka ko yari ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Norvège mu gikombe cy'isi, ndetse baje no kuba bagera muri kimwe cya kane kirangiza baza gusezerwa na ekipe y'igihugu y'Ubwongereza. Gusa ni umwe mu basore bagize sezo nziza haba mu gikombe cy'isi yaba muri club yiwe ya RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudage aho asanzwe akina. Ni umwe mu basore bitwaye neza ku byo ku rwego rwo hejuru. Uyu Antonio Nusa rero amakuru menshi arimo aremeza yuko ekipe ya Arsenal ari umwe mu bakinnyi yatangiye gukurikirana hafi bigendanye na situation iri complicated y'uwitwa Vinicius Junior. Igitangazamakuru Game Sport kirimo kiratubwira yuko nibyo ekipe ya Arsenal kugeza na magingo aya iracyifuza cyane cyangwa se iracyari gukurikirana hafi deal y'uwitwa Vinicius Junior ngo barebe ko baza kuba bamusinyisha. Ni umwe mu bakinnyi bavuzwe cyane muri ino ekipe ya Arsenal, bivugwa byinshi bigenda bigarukaho bivuga yuko ekipe ya Arsenal yari iteguye no kuza gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 400 ku cyumweru nka sale y'uno mukinnyi kugira ngo baze kuba bamwibikaho. Ariko nanone amakuru arimo aturuka mu gihugu cya Spain bigendanye n'amakuru nanone aba yaje aturuka ku ruhande rw'umukinnyi cyangwa se abamwegereye, barimo baremeza yuko uwitwa Vinicius Junior ndetse na management yiwe ino X Nation, murabizi neza ko ari nayo irimo uwitwa Jay-Z, bari kutubwira yuko uwitwa Vinicius Junior yaba nubwe ku giti cyo prefera kuba yaguma kwa Real Madrid, ndetse agatekereza yuko ino saga ibayeho ya Arsenal ndetse n'andi makipe yagiye amuvugwaho ari kimwe mu bigiye kumwongerera agaciro ndetse biruze no gutuma ekipe ya Real Madrid izamura ikamuha ibihwanye n'ibyo yashakaga. Ngo ariko ku giti cyiwe ntiyari yatekereza kugenda cyangwa se ntiyari yatekereza ko cyaba ari igihe kigeze cyo kuba yava kwa Real Madrid, akavuga ngo nahaguma bakama ibyo nifuza birimo sale ndetse n'ibindi, nkanagerageza nkareba ngo eske uno mutoza mushyashya dufite Jose Mourinho ugiye kudutoza araza kuntsindagira kujya mu gicucucucu cya Kylian Mbappe cyangwa se araza kwemera nanjye umwanya wo kugaragaza exploit individual cyangwa se no kuza kwiyerekana no kongera kugaragaza ubushobozi bwanjye nanone gaheka ino ekipe. Aho rero niho kino gitangazamakuru Game Sport ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byahereye bizamura inkuru y'uwitwa Antonio Nusa. Ekipe ya Arsenal imwe muri karite zizwi kuri uno mugabo Andrea Berta, sporting director w'ino ekipe, ni umwe mu bakinnyi cyangwa se ni umwe mu ba director uba ufite option nyinshi cyangwa se ni umwe mu bagabo baba bafite plan nyinshi zigendanye n'abakinnyi bifuza ku isoko ry'igura n'igurisha ryabo bari buze kuba bagiye kongera muri no ekipe yabo. Ni umwe mu bagabo bazwiho yuko ntabwo ajya atwara deal imwe cyangwa se ntabwo ajya yizirika kuri deal imwe, ahubwo abafite deal nk'ebyiri eshatu zose arimo agenda akurikirana hamwe, agenda ajya mu biganiro zose impande n'impande kugira ngo arebe ngo eske muri aba bose first option kuri twebwe ninde, ese nimba bidakunze wari first option wari second option w'ibiganiro byo turaza kubikomeza gute. Aho rero niho barimo bahera batubwira ngo ekipe ya Arsenal nubwo bwose yinjiye kuri no deal cyangwa se nubwo yamaze ko yinjira muri no deal y'uwitwa Antonio Nusa, abantu benshi batangiye guhimba Neymar mutoya, ariko ntabwo yari yava cyangwa se yari yakura amaso kuri deal y'uwitwa Vinicius Junior. Uno musore w'imyaka 21 wagize campaign nziza mu by'ukuri, wagize igikombe cy'isi, navuga ngo ni campaign nziza nanone mu gikombe cy'isi iri indictable. Ni umwe mu basore bazwiho ikijyanye na nkuko babitwanditse ka turebe aho gake ari kutubwira ngo he has incredible speed, a close control and dribbling ability, and Arsenal chief understand to have put him right at the top of the short list of alternatives as a result.
bishatse kuvuga ngo uyu ni umukinnyi mwiza ufite umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru, speed ya style witwa Gabriel Martinelli, akigiramo akandi kantu ka cross control cyangwa se ni wa mukinnyi ufite ubushobozi bwo kuba yakontorora baro, urayimupashe baro barayidegaje cyangwa se nyine muri ubwo buryo bwose akagira iyo karite yo kuba yakontorora baro kandi mu buryo bumworoheye nimba ariko twabivuga. Ikindi agira icyo twita dribbling abilities yo ku rwego rwo hejuru, ndetse bakanemeza ko ari kimwe mu bintu bikomeye biri gutuma ekipe ya Arsenal ndetse na Andrea Berta bamushyira mu bakinnyi barimo bifuza bya hafi. Bakomeje batubwira ngo while Vini Jr is still considered to be a dream target with the club ready to offer him a record contract to get him to move to North London, the club are ensuring that they are not left short later in the window and scumbling of the addition if doesn't go their way. Ibi ni byo nari bimaze kubabwiraho rero, ndimo ngerageza kubasobanurira n'umugabo bita Andrea Berta ngo turebe ngo ni muntu ki. Ekipe ya Arsenal nibyo irabizi neza yuko witwa Vinicius Junior ibyo ari byo byose yaba ku manywa yaba nijoro nta muntu n'umwe ushobora gutinyuka ngo ageranye uwitwa Antonio Nusa na Vini Junior. Ni nayo mpamvu barimo bakubwira ngo ekipe ya Arsenal kugeza maginga iracyari gukurikiranira hafi, ireba possibilities, ireba amahirwe yaba ifite mu kuba yasinyisha uwitwa Vinicius Junior, ariko nanone bidakwiyeho yuko ino ekipe ya Arsenal irimo yifuza cyane undi mukinnyi cyangwa se abandi bakinnyi iri buze gukoresha. Baravuga ngo mu gihe cyose witwa Vinicius Junior bitaza kuba bikunze cyangwa se byaza kurangira bidakunze ko tumubona ngo tumusinyishe aze muri ino ekipe yacu adukinire, dukeneye undi mukinnyi uri buze gukorana na Vinicius, uri buze kuri wish list yacu cyangwa se uri buze kuba uri kuri no list y'abakinnyi twifuza, turi buze kuba twarakurikiranye, twararebye, twaranaganirije ibiganiro by'ibanze ku buryo uwitwa Vinicius Junior naramuka ataje, turamuka tutamusinyishije, turi buze kwita twerekeza kuri uwo mukinnyi wundi. Naho ngaho rero uwitwa Antonio Nusa arimo azamukira. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane bigendanye na structure ya ekipe cyangwa se bigendanye n'icyifuzo cy'abayobozi ndetse n'ibifitanye isano ya hafi n'amafaranga, ekipe ya Arsenal ntabwo yifuza kongera gutanga amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'igurisha muri ino sezo, nubwo bwose ekipe ya Arsenal imwe mu ekipe yinjije amafaranga menshi sezishize. Ni ibintu byose bigarukaho cyane ndetse si ibanga, bivuga yuko yaba yarinjije amafaranga agera muri miliyoni 700 bigendanye mu buryo cyangwa se yajwe biturutse ku buryo bw'imikinire gusa, hatarimo aba sponsors, ndetse urabizi ko yanaje no kubisinyisha abandi sponsors barimo nka deal ivuye kuri deal y'uwitwa ya Visit Rwanda, cyane ko yarimo yifuza miliyari 18 bikaza kurangira nyine Visit Rwanda itazibahaye. Ariko nubwo bimeze gutyo kose ngo ekipe ya Arsenal irimo irifuza kubanza kuziba icyuho cy'amafaranga baspendinze muri sama ishize, cyane ko batanze amafaranga agera muri miliyoni 250 na bakavuga ngo rero katwongeremo abakinnyi bake b'amafaranga make ku buryo noneho sezita cyangwa se sezo yindi izakurikiraho ubwo tuzaba tubona ko bibaye ngombwa tori mastidu yo kuba twakongeramo abandi bakinnyi bashobora no kuzaduhenda, nabwo bizatworohera. Naho rero witwa Antonio Nusa arimo agira amahirwe menshi yo kuza ko yakwerekeza muri no equipe, kubera yuko one ni umukinnyi mwiza ufite karite equipe ya Arsenal irimo yifuza ku kigendanye n'uburyo bw'imikino cyangwa se kuri tapi. Uwitwa Mikel Arteta akavuga ngo dufite Crystal Stories tukagira undi mukinnyi uri kuri calibre ya Antonio Nusa, twazajya tuba dufite option cyangwa twazajya tuba dufite amahitamo yo kuvuga ngo turakoresha uyu nguyu uyu munsi, biramutse bidakunze n'ejo twakoresha undi, kuko ni abakinnyi bose bakiri bato bafite karite yo kuba abakinnyi beza ndetse ari abawinga beza b'ibitangaza nimba ariko twabivuga, nubwo bose tutabita ngo ni world class kubera yuko ni abakinnyi beza yego, ariko batari world proven players. Aho ngaho ni ibintu biri gutandukana, ariko nanone bigendanye na style cyangwa se bigendanye na structure ihari hagati ya Arsenal, Real Madrid ndetse na Vinicius Junior, bigaragara yuko ashobora kuza kwigura muri equipe ya Real Madrid. Equipe ya Juventus kuri Kinani Iridizi narabibabwiye, ya Juventus nagishaka kumurekura ndetse Arsenal yihaye indice zivuga ngo tubanze turebe tuzamujyeho nabwo asigaje umwaka umwe. Undi mukinnyi bari bavuzweho ni Yann Diomande yamaze gusinya muri equipe ya Real Madrid. Nico Williams na Bardre barikora baracyari gutekerezwaho, ariko bakabanenga ikindi kintu kijyanye
na ball control ndetse na dribbling aribyo doze tugarukaho. Yego ni ibintu bakora ariko bitari ku rwego rwiza ko baba babikorera muri espace ntoya bari covered by the advanced players. Rero no gutegereza tukaza kureba uko biri bugende kose equipe ya Arsenal ibifite amahirwe menshi cyangwa se birira kuri buze kongeramo umuwinga nubwo tutari twamenya ngo ninde, iracyari kuba ku bayunga benshi batandukanye. Gabriel Martinelli yari yasohoka muri equipe, aracyari n'umukinnyi wabo. Ibyo byose ndetse n'ibindi ukanda subscribe kuri YouTube channel, ukanda like kuri no video, ujye muri comment section d'igitekerezo cyawe tubwire ese ubundi kuwe ku giti cyawe nk'abantu babinga bose equipe ya Arsenal nimo yifuza biramutse bibaye ari ibidashoboka cyangwa se Vinicius Junior ataje muri equipe ya Arsenal, wakwifuza kubona nde muri no equipe? Antonio Nusa cyangwa Bardre Barcola, even na Nico Williams? Mutubwire muri comment section ubundi tugumye tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Cyo kadusubire mu kanya.